Zaburi ya mbere. Nagusuhuje udukurikira kuri kamera zacu umunsi ku munsi kuri Zaburi ya mbere TV. Ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose ku isi. Umwami wacu Yesu nashimwe. Uyu munsi ntago turi muri studio nkuko bisanzwe, dusanzwe tuganira turi muri studio. Uyu munsi twashatse kubatembereza, gutemberera ahantu hari imirimo y'amaboko. Imirimo y'amaboko, bimwe mu by'Imana yaturemeye ngo tukoreshe amaboko yacu adutunge. Bamwe babifata ko ari wenda ari igihano cy'Imana, cyane cyane ko Imana yabwiye Adamu iti uzajya urya uko yishakuye. Ariko uyu munsi umunyarwanda barakubwira ngo udakora ntakarye. Twatembere mu gishanga rero, mu gishanga ahantu hakorerwa imirimo y'ubucukuzi bw'ibumba. Ibumba bakaricukura, ibumba bakaribumba, bakarikata rigahinduka uko bashaka, barangiza bakaritwika. Icyo barikoresha nyuma uraza kukimenya. Munyemerere tuganire n'abantu tubasanze, abatwemerera turaganira, hanyuma turebe n'ibikorwa bihakorerwa. Ni ahantu gusa bamwe barimo baravuga ko harimo akazi kabatunze. Nkuko wabibonye itafari riva mu ibumba, ariko ibumba rigomba kuba ari ibumba ryiza nanone. Habaho kuricisha mu iforomo, bamara kuricisha mu iforomo rikanikwa, ryamara kwanikwa rikuma. Nayo ngaya yarabura igihe gitoya ngo agaragare abe maze kuma. Igishanga cya Kariko urabona ko kirimo ibumba ryiza cyane, ibumba ryiza cyane rishobora kubamo amatafari meza cyane. Ubundi andi mabumba aho ageze aha yakaba yisataguye. Urabona ko uyu mugabo turasanze rwose umubyizi we yawugwije. Amatafari yayakoze none mu gitondo. Mbonye umwe mu bashoramari bakorera muri iki gishanga, nanyemerera muranyemerera tuganire, tumwegere tuganire. Yego. Mugabo muri aho? Mumeze mute? Ndabona umeze neza, akazi uragacapa bien. Hano turi ni mu gihe gishanga bahita ngo iki? Kariko. Kariko.
Kariko bari babimbwiye ariko bambwiye ngo Kariko ngo niho hantu mufite itafari ryiza kurusha andi matafari yose akorerwa muri aka karere. Nibyo ndabona mufite ibumba ryiza, ibumba ritarimo igitaka hari, niyo mpamvu nibyo banga cyangwa hari ukundi kuntu mubigenza kugira ngo itafari ryanyu ribe ryiza. Oya ni ibumba ryiza. Hari abantu benshi cyane uyu munsi bagukurikiye online. Iyi ni Zaburi ya mbere TV. Hanyuma hari abasore cyangwa se abagabo akenshi usanga uyu munsi barimo kuvuga ngo ubushomeri wowe ububona ute nk'umuntu wazindukiye muri aka kazi? Ubushomeri buriho? Ubundi uri mu kazi ntiwagira ubushomeri. Yego. Kandi ubukora. Hari urubyiruko usanga uyu munsi bashyize amaboko mu mifuka cyangwa ugasanga abagabo bazindukiye mu makarita mu gisoro, kandi aratahagere mu rugo bamubaze mudama mubaze icyo azanye, abana bamubaze minerivare, abana bamubaze icyo kurya. Nk'abo bantu babagira ihe nama? Ngabo no ukura amaboko mu mufuka bagakora. Kandi akazi kariho. Akazi kariho. Kuko ngewe ndebye nk'iki gishanga uko kingana niribumba ntimuteze kuzaremaramo. Ntabwo rijya rishira. Ese mubona abakiriya bagurira iyo matafari yamaze kuboneka? Cyangwa murabikora bigaheraho ngaho? Ubu nturi kureba ko nta nirihiye rihari. Yabumba ishya bahita bayatwara. Ubaye amatafari nimba atari ibanga yakoze mu gihe kingana iki? Ndabona ari menshi rwose. Yanga natangiye mu gitondo za saa moya ubu turi hafi saa sita. Ukoza amatafari angana gutya. Umubyizi wawugwije. Urateganya gukora yangana iki wenda umubare wangana amatafari angana iki? 1500 ngomba kubona. Umunsi? Kugeza ni mugoroba. Afite imbaraga. None se nimba atari ibanga itafari rihagaze amafaranga ngahe ubu ngo burikorera ngahe? Uribumba ngewe? Uribumba amafaranga 4. 4 ni ukuvuga ibihumbi byawe 6 urashaka kubicyura. Ni mugoroba rwose saa 11. Ndaba nayacyuye. Hari umushoramari ndimo mbona akata basura. Uriya niwe boss wanyu bo bita Gasana Yves? Uriya? Bakunda kwita fish. Uriya niwe boss. Reka mwegere nanyemerera tuganire. Cyane abugana butoye. Mwiriwe. Mbasanze hano muri iki gishanga bambwiye ko hitwa Kariko. Hano hitwa Kariko. Iki gishanga mbasanzemo ariko bambwiye ko ari namwe mukiyoboye nimwe mugihagarariye. Ni yuhagarariye company ikorera hano. Yego. Iyi company watangiye kuyiyobora ryari niba atari banga? Iyi company igiye kumara imyaka 8. Yaba yitwa ngo iki? Yitwa Bikararite. Amatafari avamo hano acururizwa muri company cyangwa umuntu wari wese araza akagura bisanzwe? Umuntu ari wese aragura. Akandi kabazo k'amatsiko ndabona harimo abadamu, abagabo, urugero rw'umuntu ushaka gukoreramo hano amangana iki? Hari ahantu twese twagiye dusanga harimo abana bakoresha abana ugasanga batorokeyemo bagiye gukoreramo. Mwebwe ntago mwamukoresha abana? Ngira ngo nawe nkuko bireba nta mwana wabonyemo. Hano icyo kintu nicyo twibandaho, dukoresha abantu bakuru bageze igihe cy'ubukure cyo gukora. Harimo urubyiruko, abadamu n'abagabo nkuko babona. Iyo uzamutse ruguru mu mujyi uhasanga urubyiruko rugifite imico yo kwirirwa rwashyize amaboko mu mufuka, cyangwa n'abagabo ugasanga bakina amakarita, barakina igisoro. Abantu nk'abo ngabo birashoboka ko baza mukabakira mukabaha akazi, nk'uwakenera kubona akazi muri iyi company yanyu? Turabakira. Urabona hano hari abakozi barenga 100. Yego. Abo rero barimo kandi uje hano arakora rwose, ngira ngo waza kubegera ukababaza. Ntago banganya umubare ariko hari ugeze ku 6,000, 5,000, 3. Umushahara we ku munsi? Ku munsi. Bitewe n'imbaraga yakoresheje. Akandi kabazo k'amatsiko wenda bisaba iki kugira ngo umuntu akorane namwe? Nk'uko bisanzwe bizwi no kuba inyangamugayo, akazi kose karangwa n'ubunyangamugayo. Nta kindi bisaba, ukaba ufite imbaraga nyine zo gukora. Umunyarwanda ufite imbaraga zo gukora araza akabasaba ati ndashaka gukora, agakora rwose nta kibazo. Urabona
urabona abantu ni benshi ntabwo babura akazi. Mwatwereka aho mutwikira amatafari n'ibikoresho mukoresha nimba ntabanga? Twahabereka ntacyo. Iki gishanga ureba rero niho dukura ibumba nk'uko ubona ryiza ribasha kuvamo aya matafari meza. Ese iki gishanga bakita ngo iki? Ni igishanga cya Kariko mu karere ka Rwamagana. Cya Kariko mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro. Ariko gikora ku mirenge ibiri ureba, hari igice cya Muhazi n'igice cya Kigabiro. Ibi birimo ngira ngo nk'uko ubibona ibi ni ibishishwa by'umuceri. Yego. Biri mu byo twifashisha dutwika kugira ngo amatafari abashe gusa nka kuriya mwayabonye. Ndabona ari byinshi cyane. No kugira ngo itanura ry'amatafari rishye mushobora gukoresha toni zingahe z'ibibiri? Itanura kugira rishye biterwa n'umubare, ariko n'umubare w'ibihumbi 300 by'amatafari cyangwa ibihumbi 400 by'amatafari. Yego. Twikwa na fuso ebyiri. Ukuvuga ngo bya bintu bishobora kugira umusaruro kurusha inkwi ahubwo. Cyane kugira ngo bibonye ukuntu bitwika neza. Bitindamo noneho. Bitindamo bigatuma nashya neza. Nabonye mufite amatafari meza, amatafari akeye rwose asa neza. Watwereka wenda ayamaze gushya? Ngira ngo nk'uko ubibona uko niko dupanga amatafari kugira ngo tuyavanye hariya mu gishanga tuyapanga hano mbere yo gutwika. Ese kugira ngo itafari rigere kuri urwo rwego rwo gupangwa riba rimaze iminsi ingahe ribumbwe kugira ngo ribe mwizere ko ryumye? Biterwa n'igihe, ari igihe cy'izuba iminsi 3 riba ryumye. Iminsi 3 ibumba riba ryamaze kuba itafari. Nko mu gihe cy'impeshyi. Tubikora gutya rero hano naho dufatiriza dushyiramo ya gasenyi n'ibishyitsi. Yego. Ibishyitsi by'ibiti byose byo dukoresha dushyiramo hano kugira ngo habashe kuvamo umuriro n'umuyaga. Nk'ubu iritegura murashaka ko nako iritanura murashaka ko wenda murateganya ko rizaba rigizwe n'amatafari angahe? Iri rizaba rigizwe n'amatafari 250. Ndabona hari ibanga umugabo uri hano arimo gukoresha agenda avanga n'akabumba kabisi. Uko niko twubaka. Ubu arimo arubakira ayo arimo imbere. Ubu ari kuyubakira nyine ntituratwika, turi kubakira. Musore wiriwe neza? Wiriwe neza. Witwa nde nimba atari ibanga izina ryawe? Amazina yanjye ni ayandi bayita iby'Imana kwa Samuel, ariko bagakunda kunyita Master Sam. Master Sam imbere cyane. Master Sam mu kazi kose. Imbere cyane ubibona se? Master Sam ndabona uri mu kazi. Bandi mu kazi angamba ndi kubaka. Nimba atari ibanga ufite imyaka ingahe? Ahangada rwose nuje imyaka 20 yonyine. Imyaka 20. Hari urungano rwawe, hari urubyiruko rungana rurimo kuvuga uyu munsi ngo rwabuze akazi. Ibyo bintu nibyo? Ibyo bintu birashoboka muri iki gihe. Ntago bishoboka. Ntago kabuze. Dore nkanjye ubu ndabyukiye mu gitondo cya kare. Nkaza hano mu gishanga. Ni ukuvuga ngo iri tanura muri panzi iminsi ngahe Master Sam? Dore ngaho ubu ngubu ni umunsi wa kabiri. Ni umunsi wa kabiri kana akazi. Icyo ushinzwe wowe ni ukuyapanga neza gutya? Ubu iki ni igifundi. Kubaka amategura. Amatanura sorry. Master Sam nimba atari ibanga umushahara wawe uracyura ngahe nk'ubu ku munsi? Umushahara? Ahangaha ari 4,000. 4 byawe ukabicyura? 4 byanjye nkabishyira ku mufuka. Hari abagabo bazindukira mu gisoro, hari abazindukira mu makarita, hari abasore bazinduka banywa urumogi. Wabagiriye nama? Nama zo ni nyinshi. Nabazo ni nyinshi no kubyuka rwose urakwicara mu rugo cyangwa kubyukira mu gisoro ntago ariyo ntuza. Ni ukubyuka rwose ukajya mu kazi ugakura amaboko mu mifuka. Ntago akazi kabuze inama mu Rwanda. Akazi ni kenshi cyane. Master Sam, ninde inshuti yawe wahamagara akaza mugafatanya gukora akazi? Inshuti zo ni nyinshi. Hari inshuti zanjye nk'uwo bita Kabuyuri. Kabuyuri ni umusinzi. Ubu urakeka yibereye mu rumogi cyangwa yibereye mu itazi? Aho rwose. Ariko njya mbagira inama nk'uwo bita Fura. Ni umunyonzi nubwo byanze. N'uwo bita Bineza.
bose ni ukugira ngo baze mu kazi mbashishikarize nabo baze nibaze ubigishe uko bapanga itegura nta kanya gato rwose iyo ugize uhita ubifata Master Sam urakoze kuraje akazi keza sawa sawa nawe urakoze bosi itafari ndabona rirasa neza riranakomeye nk'icyuma ni nk'icyuma cyasagutse ku ndege ya mugani nirihe banga mukoresha kugira ngo itafari rijyanye ribe rikomeye risa neza ibanga nta rindi ngo nakweretse ibikoresho ushyiramo ibikoresho bihagije ugatwika amatafari yamaze kuma nta nzara nta kikwirukansa nibyo rwose nta kindi hanyuma ku bijyanye isoko rihagaze rite ubu ngubu isoko rirahari rwose rirahari ubu rirahari nta kibazo turakorana n'abaturage bose abantu bo muri reserve baratugurira nta kibazo cy'isoko haba hari ahandi hantu mukura ingufu kuko nabonye ari umurimo ukomeye gutangiza itafari ari ibumba kugeza kuri bumba kugeza kuri panga kugeza kuri twika kuri za gasenyi ziriya twabonye nabonye ari imirimo uwo ari wese atapfa kwishoramo ingufu mwe muzikura hehe abafatanya ibikorwa banyu nabaye birumvikana nk'uko bibonye imirimo ntabwo wayifasha wenyine ingufu abafatanya bikorwa ni banki ngiye nkorana na banki yitwa CSS yego kubera ko mbere yo kuza muri ibi nari umusirikare murashe usuhuze na bagenzi bawe bose ndabasuhuza rwose abo nibo bafatanyabikorwa ba mbere ni ubuyobozi bwiza bwa leta mu rwego rwo kudutiza aho dukorera muri iki gishanga ubwo ni akarere muri akarere ibyo bikaba biri mu bituma ngira ngo n'akarere kacu gakomeza kwesa imihigo kakaza mu turere tw'imbere kubera guteza imbere abaturage muri rusange noneho by'umwihariko nkatwe abantu ba rwiyemezamirimo urabona ko badufasha rwose ndashimira rero cyane nanone rwose ubuyobozi bw'akarere kacu udahema kudutera inkunga turi kuganira n'abaterankunga ba INADER na NIRIDA mu rwego rwo kudufasha kugira ngo twagure ibikorwa dukore izo mbabura amategura n'ibindi bikomoka ku ibumba mu minsi mike rero dushobora no kuzaba turi gukoresha imashini dukora byiza kurushaho munateganya gukoresha amamashini ku buryo tugira amatafari rwose yenda kumera nka ruriba cyangwa akaba ameze nkayo ahantu ikoranabuhanga ryageze ndahatinya umunyarwanda ntazatakaza umurimo mu gihe mwatangiye gukoresha imashini izo mashini bazaba bazikoresha kandi nabona harimo akazi kenshi ntabwo imashini hari ukwanura hari birumvikana kandi aho tugeze no kuya dukore ibintu byiza kandi byinshi bijyanye n'igihe mukomeze kugira akazi keza murakoze murakoze Zaburi ya mbere.